Ndagarutse nka buri munsi ndabashuhuje kora subscribe kurikirana umubano w'abanyarwanda updates bambe na mushiti wawe uriyo mubwire ngo hari ikiganiro cyitwa umubano w'abanyarwanda updates mutatwibagirwa mutadusiga inyuma turabakunda muri umuryango wacu aho muri hose nimba uri hehe uri umuryango wacu nimba uri umunyarwanda wa hehe aho uri hose igihugu kwitorora isi zose uburi hehe turagukunda kandi turagukunda turabyemeza kandi namwe muzi ko mudukunda turiho kubera mwebwe namwe muriho kubera twebwe turabakeneye muradukeneye niko ibintu bikwiriye kumera ngiye kuvuga ku kintu cyitwa ikiruhuko turi muri iki kiruhuko abana bari mu rugo turajya mu minsi mikuru turimo turamaraho umwaka umwana uriyo udukurikirana umubyeyi uriyo udukurikirana nimba undeba hamagara umwana wawe muhe telefoni niba ashobora kundebera kuri telefoni aho ashobora kundebera hose yumva iki kiganiro ko kiryoheye amatwi kirigisha kandi ni cyiza jye muri jye ndumva ari cyiza usiti n'icyari cyiza ntabwo nakajyanye tayimu yanjye kugira ngo tugisangire namwe kibaryohere rero umwana uriyo uri mu kiruhuko umubyeyi yagushyizemo amafaranga kugira ngo wige umwaka wose kugeza igihe tama aho ihendereye umubyeyi kugushyiramo iseneze kugira ngo wige ni byinshi byagutekerezamo nk'umubyeyi agutekerezamo byinshi ni byinshi akeneye akabireka kubera wowe hari umwenda yifuza akanga kuwambara kubera wowe hari inkweto akenera nk'umubyeyi ntayambare kubera wowe hari inzu yumva yakubaka ariko ntayubakireho kubera yuko kandi nawe uri icyifuzo cye mu buzima bwe aravuga ati umwana wanjye niyiga akagera aha azaba iki n'iki azaba umunyakamaro runaka azateza imbere igihugu azateza imbere umuryango azigirira akamaro asibeshaho ibyo byose urabyumva ni ibitekerezo by'umuntu atekereza ku mwana uba yibyariye rero namwe bana reba mwaruhutse umubyeyi nugera mu rugo reka kumumenesha umutwe reka gutuma yicuza reka gutuma avuga ngo iseni zanjye nishyizemo nanze kuzishyiramo nkazishyira muri uyu mwana ni iki mufashe imirimo first of all mwumvire mwubahe ubaha abantu bakuru menya imana umubyeyi wese ndabizi mwababyeyi mwaho muri hose aho turi twese dutandukanye ndabizi nta mubyeyi wifuza kubyara umwana utazi imana icyo ndakizi niyo waba ufite papa wawe anywa inzoga nangwa mama wawe anywa inzoga ariko umubyeyi wese yaryoherwa no kureba ngo umwana we hopu ni umukiranutsi azi imana umwana we runaka yifashe neza mu gihugu icyo arimo yifashe neza mu mudugudu warimo yifashe neza mu butayu n'ubwo agenderamo nibyo umubyeyi yakifuje rero umwana ufite kubaha umubyeyi ufite kumufasha ku mirimo yo mu rugo nimba ari uguteka teka nimba ari ukurebera bagenzi bawe bareberere abagabo bariyo mutegereje ubukobwa sore mu mbabarire ndarwaye igicurane ariko reka nihangane mvugane namwe abagabo bariyo udukobwa twaruhutse muravuga ati akana ka runaka karuhutse urumva ugakunda ntabwo mwabagabo murekera kutereta abana baruhutse abana bari mu kiruhuko mwabasore mwe mubibabarire mwabagabo nimba ufite umugore wawe akurangize aguhaze nyurwa n'icyo ufite nujya gutereta umwana wamuturanyi wawe ibuka ngo nawe mfite uwanjye umenye se uwanjye nsanze bamutereta byakumvikana bite nababara se uwanjye mwana mushyizemo amafaranga kubera yuko mukeneye ndamwifuriza ubuzima bwiza niba umara kucyumva ukishyira mu birenge bya wa mubyeyi ukavuga ati mubyara ashyira mu mwana w'amafaranga kubera yuko ashaka ngo ejo azaba umudamu w'icyubahiro azaba umugabo ufite akamaro mu bandi azaba umusore wungura umuryango wungura igice cyarimo uzarekera gutereta umwana w'abandi hariyo abantu baguye ku maziko bashaka abagabo bo kubatereta hariyo indaya zigurisha zishaka abazigura hari n'abashaka kurongorwa ibya siriyasi purize reka kwangiriza umwana w'abandi reka kumwangiriza ahajejeje heza reka kuhangiza umwana reka kumutereta reka kumwitega mureke kubaho ubusene budafite icyo buzabamarira umubyeyi asizemo umwana isene ze kurangiza esofo siriyasi iso ni isene nyinshi urangiza umwana umuha ibihumbi 5 by'amanyarwanda umwangiriza ubuzima umuteye ibikoko umuteye inda umwishe nabi nta nubwo uzamushaka ndi umusore nawe iyo uri umusore ariko kandi ubwo turi abasore ejo tuzagira amago yacu tuzabyara tuzashaka muzashaka
dufite n'abadushinjwe bandi uretse n'abana tuzikurira mu nda, dufite barumuna bacu, dufite bakuru bacu, dufite basaza bacu. Natwe turifuza imiryango yacu kuba neza. Please mudatereta bene wacu, mudatereta abana bo ku gice, mudatereta barumuna banje. Jewe nzi umuntu uzasanga kuri murumuna wanje, jewe sinzi. Mutatuteta, mudatereta abana b'abandi. Ufite umudamu afite abana batatu. Urashaka iki ku mwana urangije S3, urashaka iki ku mwana urangije S4? Abagore ni benshi buzuye muri iyi si. Reka kunaniza umwana wa runaka kwiga, reka kumuha ibihumbi 5 byo kumubeshabesha ngo ejo apfirwa heza hazaza. Ibyiza ntago bishirayo. Uyu munsi uranereta yuko ureba ngo ndi mwiza, yuko ureba ngo ndagenda mu nzira ukavuga aye man kari agakobwa ni keza, ariko kandi numara kunereta urarenga ibirenge 5 kuri 6, ureba umwiza utazi hope, ureba umwiza utazi runaka, ureba umwiza utazi Aneti. Bagenzi, abagabo turabubaha kuko ubuzima bw'isi ntibwagenda neza budafite umugabo, kandi ntabwo bwagenda neza budafite ikiremwa cy'ikigore. Ariko muri twese twiyubahe. Isi igihugu kidafite abana ntago ari igihugu, igihugu kidafite abagabo ntago ari igihugu, n'igihugu kidafite abagore ntago ari igihugu. Twese dufite umumaro mu gihugu cyacu. Rero twiyubahire mu gihugu cyacu. Abana mwubaha ababyeyi. Umugabo mukuru ntago utereta irukanke, niba ari ukubivuga mu rugo genda umurege. Reka gucecekera ikintu kizakwangiriza ubuzima bwawe ugapfa wicuza iminsi yawe yose yo kubaho. Uyu munsi umubyeyi wawe arakwigisha ari umukene yuko twese ntago tungana muri iyi si. Ababyeyi bacu ntago bangana, bamwe barishoboye abandi ntago bishoboye. Ariko kandi reka kunsuzugura kubera yuko iwacu turi abakene, niyo uzanereta ntacyo iwacu ntacyo bazagukora, niyo uzanera inda ntacyo bazagukora, ngo se bazankora iki? No, wowe umwana w'umukire umunezero ubona uhamagara mama na tata, nanjye niwo mbona mpamagara mama na tata. Umwana w'umukire umunezero ubona bakwishiriye school fees, nanjye niko nzabona umunezero umubyeyi wanjye utishoboye azanye izo fees ku ishuri. N'ukuntu bakwirukana ukumva ikibazo, nanjye baranyirukana nkumva ikibazo. Please mugasene gakeya ku mubyeyi wanjye nshizemo, nanga kagushizemo aho uri hose, gaha icyubahiro. Nugaha icyubahiro nanjye uzaba ukimesheje, uzaba ugihesheje umubyeyi wanjye, kuko ni byinshi yagakoze muri utwo dufaranga twe, ariko akemera kwigisha umwana we. Yamara kumwigisha mugejeje abafasha amaso mu ntoki, mukaza mugatereta utwana tw'abandi. Mutabikora abambe turabingenza. Reka 2024 biy'umutano ku bana. Abana ndabasaba aho muri basaza banje, muri bakuru banje, muri barumuna banje, ndabakunda kandi namwe ndabizi ngo murankunda. Ariko buri muntu yakimenya icyari, iki twica no butimenya. Nuhagarara uri umusore ukimenya ukamenya ngo ndi runaka, nago ndi butereta kana kavuye mu ishuri kari mu kiruhuko, uzaba umusore w'intwari. Buri icyitwa umuntu kuba intwari ni ukwirinda kugawa buri muntu wese kumusuzugura, ni ukwirinda igisuzuguro aho atuye, ni ukwirinda igisuzuguro mu bamureba, ni ukwirinda igisuzuguro aho akorera, ni ukwirinda igisuzuguriro mu bantu bose. Umushuti wanjye, niwirinda igisuzuguriro ukiha icyubahiro, ni ukuri uzaba umunyacyubahiro pe. Niwirinda gutereta utwana turuhutse turi mu kiruhuko, uzaba intwari. Nta n'umuntu uzaba ari intwari nkawe. Nusanga murumuna wawe nangwa mushiki wawe hari icyo akora kitari cyiza, mu mwanya wo kumwoshya no kumutereta muri iki kiruhuko, mubwire ngo jya gukora waka. Nakubwiye ati ntabwo mfite holiday package, niba uri umuntu mwiza yimugurire. Ise nawe ndakumara utereta umwana wa runaka, ati lisite zimushyiremo mugurira holiday package, zimushyiramo mugurira agatabo ko gusoma mu kiruhuko, umubwire ati umva ntabwo mfite icyo nagufasha cy'amani, ariko reka ngufashe ngugurira agatabo ko gusoma. Uzaba utabaye umubyeyi, uzaba utabaye umusaza w'umuntu mwiza, uzaba utabaye mushiki w'umuntu mwiza. N'abakobwa bariyo bari ku byaro, agavuga ati abana baruhutse, muhungu wa runaka arangije iya 4 arafatikaho. N'abakobwa bikoreyemo amafaranga yabo, murabizi man, agahagara akavuga ati subugewe mbaye iki ukuntu nireba hano. Muhungu wa runaka se ko agiye kuruhuka araba yicaye iwabo nta n'urwijana ari bafite, nimuhaye 5 by'amanyarwanda, ejo nkamuhaye umutwaro, ejo bundi mwamuhaye 2500, ubwo nzaba namurangije. Ko ari umuhungu se ko ntacyo azaba yimariye, ko ategereje ibyo kurya byanyu naho biri buhire na cyaya hiri buhire bakamugaburira. Nimuhaye akajya mu mujyi akiyereka, uzazimuha 2 gatatu ejo agutishire mu mutwe. Nagushyira mu mutwe azagukunda, aragukunda uramurusha imyaka 20. Umwana wa senior ya 4 katuvuge yatangiye kwiga akiri umwana, primary azayirangiza afite imyaka ingahe? Ikinini cyane araba ari imyaka 12 kurangiza primary. Agende ubwo wowe
warangije kwiga mu myaka 20 ingahe uri mu myaka 20 arangiza siniya ya kane ikindi cyane ari mu myaka 17 utangire kwitega akana kabandi ukangiriza ubuzima muba muriya bamwe baranduye no kwandura usiga akana kabandi birwara ugasiga za rubaga impande ukangirije future bagenzi nujya kwangiza ikintu nujya gukora ikintu tekereza ifite musaza wanje natereta umwana wa runaka sinamukunda ahubwo ndimo ndanamutereta ni wowe ugiye kumwiteretera ni umuhungu ugiye kumutereta kubera yuko umurusha iseni no mu bitekerezo bikuru waracyari umwana azemera kubera yuko ari umwana akiruhishije ariko kandi ugiye kumwicira future numwicira future wowe n'abasaza bawe ufite yo mu rugo abukunda abuvuga ati ngo mani ngo gasaza kanjye karwaye ndumva nta mahoro mfite nimba bifite mushiti wanje numva mfite karumuna kawe akukunda nangwa gasaza kawe akukunda please ntugaterete ntugikore wa mugabo uri ugiye gutereta ubwana bw'abandi nk'ukuntu ureba akana kawe kagenda kakakunezeza menya ngo hariyo n'undi ukareba uvuga ati akana kanjye mani nanjye ndifuza kabeho gatya ndifuza kagendaho mu nzira itya ndifuza akagira akamaro runaka nawe utagikora n'umubyeyi nuko nusanga umwana w'abandi afite iyajya nubwo atari wowe umubyara muyobore rero kuvuga ngo runaka ndamwanga nuranye nawe nabi ngo umwana nimba agenda kwangirika yangirike ubundi uri umubyeyi ute muzima ukivuza yuko umwana wa runaka yakwangirika kubera yuko dufitanye amakimbirane jewe nawe nimba ndi umuturanyi wawe nkaba umuturanyi mubi please reka intambara ibe hagati yanjye nawe ariko ireke kujyamo umwana ntacyazi umwana yaje ku isi nk'ukuntu nawe wazanye uwawe intambara tuyikure mu miryango yacu na cyane cyane abana twebwe abana mureke kudushyira mu bibazo byanyu twebwe abana nimba twumvikana mutureke twumvikane nimba uzanze nganira n'umwana wawe turi ku ishuri nangwa se umwambaza iki reka kumukubita uvuge ngo uravugana n'umwana wuriya uwo n'umwanzi wanjye no ibyo by'ubwanzi bwanyu nimwe mubizi nusanga nkora amakosa ukandeba runaka umwana wa runaka arimo arangirika nyobora ninanga kumva mpamagarira papa mpamagarira mama intambara zanyu maze muzishyire hirya muvugane umubwira ati mama runaka umwana wawe arimo arakorera atya natya niko umubyeyi muzima ameze niko umubano umera kwitwa kubana neza kubana n'abantu wumvikana nabo kubana n'abantu ukarobanura ngo iki ni cyiza iki ntago ari cyiza gifite akamaro iki ntago gifite akamaro nuko ibintu bikwiriye kumera tubane neza abashuti banjye ducane mu mwaka neza dukundane abana bariyo ndabatumiye mwese uri urangije icya 7 urangize siniya ya mbere uri mu kiruhuko cyawe abarangije iya 4 abari mu ya 6 nabo bari mu bizami ababirangije abana bari kuri university bari mu bizami bagenzi ndabakunda ndabifuriza ibyiza nakifurije musaza wanje ndabifuriza ibyiza nakifurije barumuna banje nangwa bakuru banje ndabakunda namwe mu nkunde mudukurikirane mukunda urubuga rwacu murwiteho nimudutererane turi abanyarwanda bakunda abandi turi abanyarwanda batarobanura turi abanyarwanda twisanzurira ku bacu aho muri mwese mudukurikirana abatureba turabakunda nta n'umunsi tutabazirikana nta n'umunsi tutabitaho nta n'umunsi twigize tureka kubatekereza